Rero niba ufite irungu, if you are bored ni ukuvuga ufite irungu ijyana na verb to be yandi twize ngiye kugenda mbigisha amagambo tuzagenda duhuza na verb to be nigeze kubabwira. Bored uyikoresha ufite irungu, ariko rero iyo ufite irungu ukora iki? Calling someone, gutelefona. Calling someone. None se ujye telefona umuntu iyo ufite irungu? Reka turebe. Tugiye kurebera hamwe ikiganiro. The conversation when you call someone might sound something like this. Iyo uhamagara umuntu ushaka kumva ikana gutya. Hello. Shira ku telefone ku gutwi uvuga ngo hello. Cyangwa se hi Jen, this is Jill. Kuri telefone ntabwo tuvuga ngo my name is. Iyo ubwira umuntu uravuga ngo this is. Hi Jen, this is Jill. Do you have time to talk? Do you have time ivuga ngo ufite umwanya to talk, ngo tuganire. Niba ufite uravuga uti hi Jill. Sure, I was just watching TV. Uraho Jill? Yego rwose nandi kwirebera gusa televiziyo. I was just watching TV. Cyangwa tukavuga uti what are you watching? Uri kureba ibiki kuri televiziyo? I was just watching a rerun of Friends. Nari ndi kwirebera gusa inshuti zongera inshuti uko inshuti kwirukanka kongera kwiruka guseganwa kw'inshuti zanye. I was just watching a rerun of Friends. Bisobanuye gusubiramo. Run bivuga kwiruka. Inshuti uko zongeye kwiruka. Nandi kubisubiramo ukuntu bajyaga biruka. Ukahita ubaza ngo how about you? Wowe se what are you doing? Uri murakora ibiki? Nothing much. Nta byinshi. I really wanted to start studying for the psychology test coming up. I really bisobanuye mu by'ukuri. Yivuga ikintu mu by'ukuri. I really mu by'ukuri I really wanted to start studying. Mu by'ukuri nashakaga gutangira kwiga. Reka mvuga ngo nashakaga gutangira kwigira ibizamini bya psychology. I really wanted to start studying for the psychology test. Nashakaga gutangira, mu by'ukuri nashakaga gutangira kwiga ikizamini nigira icyo bita psychology cyangwa psychology coming up, irenda kuza. But I can't seem to motivate myself. Ariko ndikumva nta murava nitera. If you are a very close friend with someone, niba uri inshuti ya hafi cyane n'umuntu runaka, ushobora kumubaza bino bibazo. Cyambere, what are you doing? Urimo gukora iki? I'm doing the laundry. Ndimo kumesa. I'm so bored. I have nothing to do. Mfite irungu, ntacyo mfite cyo gukora. Why don't you come over and help me with the laundry? Kubera icyo utaza ngo mfashe muri uku gufura. Kambisubiremo. Why don't you come over? Come over no ngwino hano. Why don't you come over and help me with the laundry? Kubera icyo utaza hano ngo mfashe gufura. Undati, I'd rather do my own house chores. Njewe icyo mitamo nukwikorera ibyanjye bindeba. Ijambo I'd ni impine ya I would. Rather, ijambo rather na would bisobanuye ngo misemo. Iyo umuntu avuze ngo I'd rather bisobanuye ngo misemo. None uravuze ngo I'd rather do, misemo gukora my own chores. Ikintu kiri own ni ikintu cyawe bwite. Ubu ngubu ushaka kuvuga ngo my own mirror. Let me show you. My own mirror. Iyi ni indorerwamo yanjye bwite. Do you know a mirror? This is a mirror. Ni indorerwamo yanjye bwite. Nayitwaje my own facial mask.
biterwa n'icyo ushaka kuvuga cyawe bwite. Own yandikwa O-W-N. Ubwo rero uvuga ikintu cyawe bwite uvuga iki? My own. Yaravuze ati I'd rather do my own chores. Misemo gukora ibyanjye bindeba. Hey, you wanna take a break? Hey, you wanna take a break? Ijambo wanna bivuga gushaka. Ariko ni impine ya want to. Biravugwa ariko ntago wakandika ngo wanna. Umuntu ashaka ko hey, you wanna take a break? Yewe, urashaka kuruhuka? Hey, you wanna take a break from your housework? Ushaka kuruhuka iyo mirimo yawe yo mu rugo? And have coffee at Starbucks with me. Maze tugasangira gakawa aho bita Starbucks. Have coffee, ijambo have turaza kurirebera hamwe naryo. Haraho rivuga kugira, ariko bishyizeho ikintu cy'ikiribwa cyangwa icyo kunywa bisobanuye gufata. Nuvuga ngo have coffee ni gufata ikawa. Iyo ushaka gusangira n'umurongeraho ngo with me. Gufatira hamwe nanjye cyangwa gusangira nanjye iki? Ikawa. Have coffee with me. Iyo byemeye uravuga ngo sure. Sure bivuga kimwe na yes. Sure, that sounds good. Sure, that sounds great. Yego, ibyo ni byiza. Sound bisobanuye ijwi. Ariko ijyanye n'icyo bita adjective cyangwa se icyo bita ikinyazina bivuga bisobanuye kimwe na verb to be. Ibyo ni byiza. Iyo wemeye ikintu ko ari cyiza bavuga ngo that sounds. Urugero urantumiye ngo hey, you wanna have a break and have coffee with me at Starbucks? Genza ndasubiza ni sure, that sounds great. Ngoza wangemereye ngo yego ibyo ni byiza. I'll meet you there in 30 minutes. I'll meet you there. Ndagusangayo mu minota 30. Ijambo I'll ni impine ya I will. Iyo wemeye ubutumire ubwemera uvuga ngo I'll. Niyo wemeye ikintu baguhaye uvuga ngo I'll. Tuvuge nk'urugero, you wanna have a coffee with me? I'll do that. I will have a coffee with you. Cyangwa se I will come with you. Ubwo wemeye ngo ndajyana nawe. Kwemera wagutumiye uravuga ngo I'll. Ubwo rero niba uvuze uti ndagusanga uravuga ngo I'll meet you there in 30 minutes. Bisobanuye ngo minota 30.